gupfa Perezida Habyarimana ntigeze ashyingurwa nk'umuperezida. Oya, yewe si na benshi bazi uko byagendekeye umurambo we. Uyu wahoze ari perezida w'u Rwanda byavuzwe ko ishyingurwa rye ryari kwibasira abatutsi benshi. Mu gihe byaje kumugendekera bite? Rero inkuru benshi badafite amakuru tugiye kwigarukaho biturutse ku mukunzi wacu dusabye ko tumubwira amaherezo y'umurambo wa Perezida Habyarimana naho washyinguwe. Umurambo wa Habyarimana wakuwe i Kigali ujyanwa ku Gisenyi, aho watwawe na Zigira Nyirazo Protogo wari muramu we. Ndetse icyo gihe yawutwaranye n'uwa murumuna we Koloneli Elisa Gatwa, kuko nawe yari atarashyingurwa. Muri konvoyi y'agatangaza bava i Kigali berekeza ku Gisenyi, Zigira Nyirazo yari kumwe n'abavandimwe ba Habyarimana, aribo bashiki be b'ababikira. Abo barimo Sere Goderive ndetse na Sere Telesifori, utibagiwe na murumuna wa Habyarimana Dr. Bararengana Seraphine. Umurambo wa Perezida Habyarimana wahise ujyanwa mu ruganda rw'icyayi rwa Rubaya, hategerejwe imihango yo kuzamushyingura mu buryo babyifuzaga. Mu gihe rero ingabo za AFDR zarimo zirekeza kuri Badorite zenda kuyigarurira, Mobutu yataye umutwe ndetse ari gukora ibishoboka byose ngo ahunge. Nibwo yibutse ko yari ari naho yanashyinguye Habyarimana kandi yumvaga atahamusiga. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1997, umurambo wa Habyarimana nibwo wavanywe aho wari warashyizwe, ushyirwa hamwe n'ibindi bintu byinshi byavanywe na Mobutu Badorite, bijyanwa i Kinshasa ubwo Mobutu yari arimo ahunga. Mobutu amaze kugera i Kinshasa, umurambo wa Habyarimana wamaze iminsi 3 mu ndege, mbere y'uko Mobutu afata icyo gukorera mbere yo guhunga bya burundu. Nibwo rero ku wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1997, Mobutu yazanye igitekerezo gishya maze ahamagaza umuyobozi w'idini ry'Abahindu. Noneho umurambo wa Habyarimana uratwikwa, ivu rye ryoherezwa mu mazi nk'uko bisanzwe bikorwa mu mihango nk'iyo yo gutwika imirambo. Intsinzi zo mu gashami gato kihariye ka Club kari kavuye muri bato y'abaparakomando yayoborwaga na Majoro Aloys Ntabakuze, kandi bato yabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Izi ngabo za leta icyambere zakoze ni ukubuza ingabo z'umuryango w'abibumbye minwari kugera aho indege yari imaze kugwa, ariko ingabo z'Abafaransa zari zihawe ikaze yo kuhagera nta kibazo. Indege imaze gushwanyagurika, ingabo za leta zatangiye gukura imirambo yari aho yari yahiriye ishyirwa ku ruhande, none izanirwa Liyetona Koloneli Dr. Baransa Ritserora, uyayoboraga ibitaro bya Kanombe nk'umuganga mu kwisuzuma. Umwanditsi Andrew Wells yanditse ko mu gihe indege yaturikaga, imirambo y'abari bayirimo yatakaye ahantu hose, haba ku mbuga mu rugo kwa Habyarimana ndetse no mu ntoki zari zihegereye, kuko nk'ubwo umurambo wa Perezida Habyarimana wari waguye mu mirima ye y'indabo, ari naho watoraguwe. Naho muganga we Dr. Emmanuel Akingeneye wo watoraguwe mu igaraje, aho yareguye hejuru y'imodoka zari mu igaraje. Mu gihe imirambo y'abapilote 3 b'Abafaransa batwaraga indege Falcon 50 yo yasanzwe hanze y'inkuta z'urugo rwa Perezida Habyarimana. Umuhungu muto wa Perezida Habyarimana witwa Jarike Habyarimana niwe yari arimo afata amashusho y'ibyo byose byarimo biba. Iyo mirambo yashyizwe aho ngaho mu rugo kwa Perezida Habyarimana, maze imiryango y'abaguye mu ndege itangira kugera mu rugo kwa Perezida kureba abantu bayo, ndetse ubwo niko n'abasirikare bakuru mu gisirikare cya FARC cya leta y'u Rwanda ndetse n'abategetsi bakomeye mu kazu nabo batangiye kuhagera. Ababanjirije abandi kuhagera ni bashiki ba Habyarimana bari ababikira, abo ni Sere Goderive na Sere Telesifore. Musenyeri Vincent Nsengiyumva nawe yahise ahagera atangira amasengesho ku bari bamaze gupfa. Umuryango w'abaguye mu ndege wabanje kugera kwa Perezida Habyarimana n'uwa Ambasaderi Renzaho Juvenal ndetse n'uwa General Nsabimana Deogratias, nayo yari ikiri mu gahinda ko kubura ababo. Murumuna wa Perezida Habyarimana witwaga Dr. Bararengana Seraphine, uyakoraga mu bitaro bya CHUB i Butare, nawe mu mwanya wakurikiyeho yahise ahagera azanywe n'indege ya helikopteri. Umwanditsi Andrew Wells mu gitabo cye Steeped in Blood yanditse ko muri uwo mugoroba nta no gutegereza nibura ngo imirambo ikurwa aho ngaho ahagaze hejuru yayo, nta kugaragaza agahinda na gato. Ngo Gatakanzwe Habyarimana yahise asaba ko yavugana na Perezida Mitterrand ndetse na Mobutu mu ibanga nta n'umwe ubumva. Ikindi Gatakanzwe yahise ahugira mu bikorwa byo gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi haherewe ku banyapolitiki yitaga abagambanyi. Yabyitaga ko ari ibikorwa byo kwihorera kubera ko umugabo we yari amaze gupfa, ngo rero ibyo byose byagombaga gutangirira kuri abo banyapolitiki ndetse bigakomereza ku batutsi. Muri iryo joro nuko mu rugo rwa Habyarimana ibintu byari byifashe igihe yari amaze gupfa, ariko nanone urupfu rwe mu buryo amateka azi neza kandi atazigera yibagirwa, nuko ariyo karita ihambaye n'igiciro gihambaye akazu kayoborwaga n'umugore we Agatha Kanzwe Habyarimana kishyuye kugira ngo gatangire gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi mu buryo bwo kubamaraho burundu, nk'uko abari bakarimo bari barabipanze kuva mu myaka y'1990. Kwemera kwica Habyarimana kuri bo nicyo cyari impamvu yonyine kandi ikomeye bari guha amahanga kuko bari batangije jenoside, ngo bisa naho nta yindi mpamvu yo gutangira gutsemba abatutsi bo ubwabo bari bafite batabanje kwica Habyarimana nka perezida, barangiza bakabyitirira iyo mpamvu maze bakabishyira mu bikorwa. Ibyo ni nako byagenze maze babyumvisha abaturage b'abahutu b'abahezanguni nabo gutsemba abatutsi babigira intego.
benshi bati ni ikinyoma kitabahiriye kuko ntiwasobanura ukuntu umwana wari uri mu nda ya nyina yishe Habyarimana ataravuka. Iri ni ihuriza abajenosideri bananiwe gusobanurira isi igihe batsembaga abatutsi, n'uyu munsi kubisobanura byarabananiye, kandi n'amateka azakurikira hazakomeza kubihamya neza, kuko nta busobanuro bazigera babona kuri iyi ngingo. Abatutsi bahowe aba ari bo. Rero ku bahutu b'abahezanguni bateguye jenoside bakanayishyira mu bikorwa, bisa naho Habyarimana wari umaze gupfa nta kindi yari amaze uretse kugirwa agakingirizo k'impamvu abahutu bari bashingiye kuri politiki ya Hutu Power. Bari batangiye gutema abatutsi no kubatsemba bahereye iruhande, ariko ubundi ku rundi ruhande Habyarimana wari wapfuye nta kindi yari avuze, kuko ubwo umurambo we ubwabwo washyizwe aho ngaho rwose ntiwongera no kugaruka ku mpamvu zihutirwa zagombaga kugira icyo zikorwaho, ahubwo guhera ku mugore we n'abandi bategetsi bose haba abanyapolitiki n'abasirikare bahise bahugira mu bikorwa byo gutsemba abatutsi no kugaba ibitero ku ngabo za RP Inkotanyi. Habyarimana atakara aho ngaho nk'igikoresho cyarangije umurimo wacyo, kuko nk'uko bisanzwe bigenda mu bihugu bitandukanye byo mu isi, iyo abanyacyubahiro bo ku rwego rwa perezida bitabye Imana usanga inkuru zose ziberekeyeho ndetse bakanahabwa agaciro bagashyingurwa mu cyubahiro n'ibindi bitandukanye. Ariko kuri Habyarimana byari bitandukanye, gusa yagarukwagaho gusa agaragazwa nk'impamvu nyamukuru yari yatumye jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi baho, babashinja ko ari bo bamwishe. Ariko hirya y'ibyo nta kindi yaravuze ku bantu be ba hafi uretse icyo nyine, kuko umurambo wahise ujyanwa kubikwa mu byuma bikonjesha imirambo mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Kuva icyo gihe bisa naho nta wundi wongeye kumutekerezaho mu buryo bw'ukuri kw'ibintu, ariko hanze abajenosideri bagombaga kumuvuga bamwita umubyeyi n'umuyobozi utangaje. Ariko kuri bo Habyarimana yari igikoresho kiri aho cyari cyamaze kubageza ku byo bashakaga, nta kindi yari akimaze. Ndetse ibyubahiro bihabwa abakuru b'ibihugu babaga bamaze gupfa mu bihe bye ntabwo byari mu mitwe yabo, nta n'umwe wari umwitayeho, yari ari aho ari umurambo nyine. Ibyo byari byarangiye. N'ikimenyimenyi kigaragaza ibyo byose, umugore we yishakiye wamubaye iruhande mu gihe kirekire cy'ubuzima bwe, akaba na nyina w'abana be. Agatha Kanziga Habyarimana mu ishusho itarimo ikimwaro na gitoya ndetse n'impuhwe nkeya zishoboka, ndetse kuri benshi bikaba ari ibikorwa bitarimo ubumuntu na bukeya. Ku wa gatandatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994, uyu mugore yifatiye indege ku bufasha bw'ingabo z'Ubufaransa zari muri Operation Amarlis, ajya kwiturira mu Bufaransa muri hoteli y'inyenyeri 5. Kuri we umugabo we ntiyari ikintu cyatumaga ahangayika, ku buryo atagira urugendo amaze iminsi 3 apfuye akamuta aho ngaho nta no kumushyingura. Ndetse yewe ntigeze anasaba Mitera ko mu kumutwara n'umurambo we w'inshuti y'igihe kirekire Perezida Habyarimana nawo watwarwa. Oya, ntibyari bimufasheho. Ibyo amateka arabizi. Ubusanzwe birazwi hose mu isi ko umuryango ubuze umuntu nta kintu udakora kugira ngo nibura ashyinguranwe icyubahiro, ariko rwose iri tegeko karemano bisa naho ritarebaga umuryango wa Habyarimana, kuko uretse umugore utari witaye kuri iyo ngingo, n'abana babyaranye nta n'umwe wigeze abiha umwanya, kuko 3 bari kumwe na nyina mu Rwanda nabo bahagurukanye mu Rwanda tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane ubwo yerekezaga mu gihugu cy'Ubufaransa. Benshi bati rwose iri ni ishyano. Ni gute umugore wapfushije umugabo mu buryo nka buriya byasaga naho ntacyo bimubwiye, ahubwo akifatira urugendo akava mu gihugu nkaho nta cyabaye. Nyamara birazwi ko nta gihambaye yahungaga, kuko niyo muntu wa mbere wari ufite umutekano uhambaye kurusha abandi bose mu Rwanda mu gihe yari agihari. Benshi bati iki ni ikimenyetso ntagereranywa cy'uko Habyarimana kuri Agatha atarakiri uw'agaciro, ahubwo yari igikoresho cyamaze gutakaza igihe. Agatha Kanziga Habyarimana niwe wa mbere wagaragarije isi yose ko inyuma y'ishusho yari irimo igaragazwa n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ko Inkotanyi arizo zari zarashe indege ya Habyarimana, hari hihishemo ikindi kintu, ngo kuko imyitwarire y'uyu mugore yatangiye kugaragaza ko hari ibindi byari byakozwe byari byagizwe ibanga, ngo ariko burya umubiri ntubeshya. Ngo mu byemezo yafashe byahamije neza uko Agatha yafataga umugabo we, ku buryo urupfu rwe rwasaga n'urutamutunguye. Aha niho na benshi bamushinja kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo we bahera. Benshi rwose imyitwarire ya Agatha ihamya neza ko inzira byari byaciyemo ngo umugabo we yicwe yari ayizi neza. Bati iyo biba byaramutunguye Agatha Kanziga aba yarahamye mu Rwanda agashyingura umugabo we nk'ibisanzwe akanamuririra, ariko ngo ibyo umugore we wari waramaze kumaramaza kugumana ubutegetsi mu biganza bye n'abasaza be, ntacyo yari yitaye ku mugabo we wari wamaze gupfa. Agatha Kanziga amaze kuva mu Rwanda, inshingano zo gushyingura umugabo we ndetse na musaza we Elisa Gatwa wari wapfanye na Habyarimana izisigiye musaza we mukuru yizeraga kurusha abandi, Bwana Zigira Nyirazo Protais. Naho Agatha we yari agiye kwibera mu buzima bw'iraha ntagereranywa muri hoteli y'igitangaza ndetse y'ubwiza butangaje ya Forest Hill Hotel, ni mu murwa mukuru w'Ubufaransa wa Paris rwagati neza, asize umugabo we mu byuma bikonjesha imirambo byo mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Bisa naho Agatha nta na kimwe yari afite cyo gukora ku mugabo we, nyamara kuri benshi isuku yari akwiye kubigenza. Bati koko rwose niba ataranakundaga umugabo we babyaranye, ntiyari no kwirengagiza akarenzaho, nibura akahaguma bakamushyingura. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu kandi ni uburenganzira bwabo kubitekereza gutyo, ariko nanone nubwo Agatha yari yigendeye ataye umurambo w'umugabo w'inyuma aho ngaho, abari ku ruhembe rw'imbere mu gukora jenoside
bari bafite indi ngingo yihariye y'umumaro bashakaga gukoresha umurambo wa perezida Habyarimana uko ari ukumushyingura ariko akisasira ibihumbi by'abatutsi. Ibi byari ikintu kizwi imihanda yose y'igihugu kuva mu Ruhengeri ugataha i Butare ndetse no kuva i Kibungo ugataha i Cyangugu. Interahamwe zari zibizi ko hari igihe kizabaho cyo kuzashyingura perezida Habyarimana bitaga umubyeyi, ku buryo bizwi neza ko hari abatutsi bagiye bateganyirizwa kuzicwa uwo munsi. Kesi rimwe yose na kabiri kandi nayo wasanga ari uko bimeze. Kuba warumvise bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi basizwe n'ibitero by'interahamwe zabicanye ruharwa bavuga ko bazabica bashyingura Habyarimana, ngo bazaborosa umubyeyi. Mu buhamya butabarika ingingo ikunda kugaruka kenshi. Iyi ni inkuru izwi rwose, ariko uyu mugambi karahabutaka w'abajenosideri ntiwigeze ushoboka kubera ko ingabo za RP Inkotanyi zitigeze zibemerera ko bashyira mu bikorwa iki gitekerezo kibishe cyo kumaraho abatutsi mu gikorwa cyo kubatsembaho burundu bitwaje ishyingurwa rya Habyarimana, nk'uko n'ubundi bari babitangiye bitwaje urupfu rwe. Ahubwo ko inkotanyi zakomezaga gukaza umuvuduko mu ntambara yo guhagarika jenoside. Umurambo wa Habyarimana wakuwe i Kigali ujyanwa ku Gisenyi, aho watwawe na Zigiranyirazo Protogo wari muramu we, ndetse icyo gihe yawutwaranye n'uwa murumuna we Koloneli Elisa Gatwa kuko nawe yari atarashyingurwa. Muri konvoyi y'agatangaza bava i Kigali berekeza ku Gisenyi, Zigiranyirazo yari ari kumwe n'abavandimwe ba Habyarimana aribo bashiki be b'ababikira. Abo barimo Sere Goderive ndetse na Sere Telesifori, utibagiwe na murumuna wa Habyarimana na Dr Bararengana Serafin. Umurambo wa perezida Habyarimana wahise ujyanwa mu ruganda rw'icyayi rwa Rubaya, hategerejwe imihango yo kuzamushyingura mu buryo babyifuzaga. Kuwushyira ahangaha kwari ukugira ngo banze bitonde bashaka aho wari kubikwa neza kugira ngo utazangirika kugeza igihe uzashyingurirwa. Umwe mu batangabuhamya wiboneye icyo gihe Zigiranyirazo n'abo bari kumwe yavuze ko Zigiranyirazo yakoresheje inama akabwira abaturage ko abatutsi bagomba kuryozwa urupfu rwa muramu we Habyarimana ndetse na murumuna we Elisa Gatwa. Ndetse icyo gihe nibwo Sagatwa Eli yashyinguwe biteguwe na mukuru we Zigiranyirazo. Rwose Sagatwa yashyinguwe ku Gisenyi ariko Habyarimana we ntiyashyingurwa, ubwo hari hategerejwe igihe cya nyacyo cyo kubikora. Nibwo noneho umurambo we wavanywe mu ruganda rw'icyayi rwa Rubaya, aho amaze igihe gito ujyanwa mu cyumba cy'ubukonje ntagereranywa cya Burarirwa, aho bari bizeye neza ko utakwangirika. Aho hamaze igihe kirekire, ariko nanone ahangaho umurambo umaze kugezwa muri icyo cyumba muri Burarirwa kuri Zigiranyirazo ndetse n'abavandimwe ba perezida Habyarimana bari batangiye kubibona neza ko kumushyingura uko babyifuzaga mu mugambi wo kumaraho abatutsi byari bitangiye kugera mu gihe bitagishoboka, kubera ko ingabo za RP Inkotanyi zarimo zishushubikanya fari n'interahamwe imihanda yose y'u Rwanda. Ubutaka bari basigaye bagenzura bwari buto, barimo babibona ko iherezo ry'ubutegetsi bagumanye imyaka irenga 20 yari muri basatira. Ubwo nibwo batekereje kumushyingura none iwabo mu rugo rwari hafi y'ikiyaga cya Kivu mu Gasiza, ariko ibi nabyo babitekereje bakererewe kuko intambara bari bamaze kwitakaza, igisigaye kuri bari uguhunga. Ubwo igitekerezo cyo kumushyingura noneho cyashyizweho iherezo burundu no gufatwa k'umujyi wa Ruhengeri, basanga nta yandi mahitamo bafite uretse guhungana umurambo wa perezida Habyarimana. Ni igikorwa bafashijwemo n'inshuti y'ibihe byose ya perezida wa Zaire Marshal Mobutu. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 ku isaha ya 11 z'umugoroba, Majoro Mpiranya Prote wari ukuriye umutwe w'abasirikare barindaga perezida Habyarimana nibwo yasezeye ku murambo wa shebuja wohereza ishami ry'umutwe w'abasirikare barindaga umutekano wa Mobutu. Ni ishami ryitwaga Special Presidential Division DSP. Barangije bambukana umurambo wa Habyarimana ku mupaka wa Goma bawujyana muri Kongo. Mu ibanga rikomeye noneho gushyingurwa kwa Habyarimana kwari gushyizwe mu maboko ya Mobutu. Byihuse Mobutu naho umurambo wahise awujyana i Kinshasa, aho washyizwe mu bitaro bya Ngaliema National Hospital. Aha rero nibwo noneho Mobutu yamenyesheje Agatha Kanziga wari uri mu Bufaransa ko umurambo w'umugabo we uri i Kinshasa. Aha rero nibwo bombi bemeranyije gushyingura Habyarimana mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu ahitwa Badorita, hari ingoro y'agatangaza ya Mobutu. Agatha Habyarimana wasaga naho icyizere yajyanye mu Bufaransa cyari kimaze kumushirana, kuko ingabo ze zari zamaze gutakaza intambara ndetse n'ubutegetsi yagenzuye imyaka 20 bwaramuciye mu myanya y'intoki. Noneho yaje gushyingura umugabo we mu gihe mu mezi make yarashize igihugu cyari mu biganza by'agenzura byose. Iyi yari ingingo itari imushishikaje na gato. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1994 nibwo Agatha Kanziga ari kumwe n'abana be ndetse na murumuna wa perezida Habyarimana ariwe Dr Bararengana Serafin, bose bageze muri Kongo baje gushyingura Habyarimana. Bukeye bwaho tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1994 mu muhango wayobowe n'umusenyeri w'umuzayirwa, mu isanduku yavanywe Kinshasa iriho ibendera ry'u Rwanda, umurambo wa perezida Habyarimana nuko washyinguye Badorite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Muri uyu muhango Dr Bararengana Serafin wafashe ijambo avuga kuri mukuru wanashimira Mobutu ku bw'iyo serivisi. Ariko ubwo rero ingingo yo gushyingura Habyarimana ntiyari irangiye, kuko hashize imyaka 2 n'igice ingingo yongeye gusubirwamo. Ni mu gihe ingabo za Laurent Desire Kabila zarimo zumvisha Mobutu ko ubutegetsi bwe bwendaga kugwa, igitinyiro n'imbaraga yahoranye biri kumushiraho.
ariko kurwana n'ubuzima byamucanze rwose. Mu gihe rero ingabo za AFDL zarimo zerekeza kuri Badorite zenda kuyigarurira, Mobutu yataye umutwe ndetse ari gukora ibishoboka byose ngo ahunge, nibwo yibutse ko aho yari ari naho hari hanashyinguye Habyarimana kandi yumvaga atahamusiga. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1997, umurambo wa Habyarimana nibwo wavanywe aho wari warashyizwe, ushyirwa hamwe n'ibindi bintu byinshi byavanywe na Mobutu Badorite, bijyanwa i Kinshasa ubwo Mobutu yari arimo ahunga. Mobutu amaze kugera i Kinshasa, umurambo wa Habyarimana wamaze iminsi 3 mu ndege. Mbere y'uko Mobutu afata icyo gukorera mbere yo guhunga bya burundu, nibwo rero ku wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1997, Mobutu yazanye igitekerezo gishya maze ahamagaza umuyobozi w'idini ry'Abahindu. Noneho umurambo wa Habyarimana uratwikwa, ivu rye ryoherezwa mu mazi nk'uko bisanzwe bikorwa mu mihango nk'iyo yo gutwika imirambo. Umwe mu bantu ba hafi ba Mobutu yabigarutseho nyuma, ati Mobutu ikintu yatinyaga kurusha ibindi nuko ari gufatanwa umurambo wa Habyarimana. Uwo muntu yaragize ati, iyaba jye mba narahise mujugunya mu mazi. Ngo ariko Mobutu yafataga Habyarimana nk'umwe mu bana be, ngo ku buryo yumvaga icyo gikorwa cyakorwa uko bikwiye. Rero ngo ni nabwo yifashishije uwo muyobozi w'idini ry'Abahindu muri icyo gikorwa kugira ngo gikorwe uko bikwiye, maze birarangira, maze Mobutu nawe afataho ikirere arahunga. Ahangaha bitandukanye na Gatakanziga Habyarimana, Mobutu w'Ubufaransa ntibwemeye kumuha ubuhungiro, ahubwo yafashijwe n'umunyagitugu mugenzi w'umusangirangendo mu gukorana n'Abafaransa muri diri zitandukanye, akaba umwami wa Maroc Hassan wa kabiri. Ariko bisa naho Mobutu nawe atari afite igihe kirekire ku isi, kuko nyuma y'amezi 3 n'iminsi mike ahunze Kongo, nawe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1997, ku myaka 66 yaguye mu bitaro bya gisirikare n'ibitaro bya Rabat Military Hospital ku murwa mukuru wa Rabat muri Maroc. Nuko inkuru ijyanye n'ishyingurwa ry'umurambo wa Habyarimana yarangiye utwitswe yagenze. Aho umukunzi wacu washatse kumenya uko byawugendekeye, ndatekereza ko twabigarutseho mu buryo bwihariye, nawe akaba amenya amakuru yifuzaga. Nanjye soje ntyo rero nshimira mwese twabanye muri iki kiganiro, hasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu. Byose nababwiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo cya Andrew Wells yise Steeped in Blood.